araza kumbwira ati inda urabona ko ikuze nta mafaranga mfite ariko mu rugo mfite y'inka iwaba ari ku Gisenyi. Canada barakureba, muri Zambia ho umugabo wawe yaragiye gutwarwa na Garasi barakureba, isi yose irakwitegereza muri aka kanya. Witwa nde rero? Yego. Banje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amen amen. Nitwa Diane Niyonse. Twicaranye n'umugabo wanjye. Icyambere namukundiye nuko akiri umusore yakoreraga Imana neza. Yego. Nkabona ahagazemo neza. Mbese nareba indangagaciro ze nkabona nta kizitwaye. Madamu Diane, wavuze uti umugabo wanjye twakundanye akorera Imana neza, ari umukozi w'Imana, atari ko muri iyi minsi by'iki gihe byatangiye kwivangavanga. Ubundi byivanze bite byivangiye? Twamaze gukora ubukwe nta kibazo, ariko nyine hari ukuntu nk'umuntu wari usanzwe uzi utangira kubona ivugabutumwa rye bigenda rihinduka, ukabona rirazamo agatotsi, riragenda nabi. Narabibonye nk'umugore we wari umuzi. Yego. Nkajya ngerageza kumukansoninga nyine nkamwereka inzira, ariko bitewe n'inshuti yari ari kumwe nazo cyangwa se n'abantu bo muri iyi minsi. Abo bagendanaga? Yego. Uwo bagendanaga cyangwa abo bagendanaga? Yego. Ntanyumve. Ariko nkasenga nkavuga ati buri Imana izabihindura. Warabibonye? Narabibonye kandi yagiye yasabye imbabazi abanyarwanda bose, abakristo muri rusange, ko yayobye. Akubwira ninde wamuyobeje? Ajya kujyayo ni njye yari yabanje gusaba imbabazi. Yego. Noneho rero ansaba ko yajya no kuri kamera gusaba abantu imbabazi bitewe n'ibyo yari amazemo iminsi. Yanambwiye ati ndabanza sabe madamu. Nyuma rero ajya gusaba imbabazi abantu. Ubwo rero narabibonye. Nyuma y'uko azisaba rero turakomeza gusenga tureke Imana izakomeza kumufasha. Yego. Ubundi Garase uramuzi? Ndamuzi. Umuzi ute? Garase ndamuzi, ndetse maze igihe kinini muzi, nanamumenye mbere y'uko Roja amumenya. Mwaranasenganye? Yambereye na marene mu bintu by'umubatizo. Yego. Nahinyuze ngo ni marene mu bukwe kandi Roja yatubwiye ko atahabonetse. Nawe rumba iyo wari ufite marene wakubyaye ugiye kubatizwa wangira ngo niwe ukomeza kugira marene. Yego. Sinzi impamvu atakomeje kumbera marene, ariko ndamuzi. Uramuzi? Umuzi ute rero? Garase muzi ku itorero iwacu. Rumva njye nageze Karumeli mpamusanga. Nsanga ari umukristo waho, ari umukozi w'Imana. Yego. Abantu benshi nyine bamufataga nk'umubyeyi, ariko njyewe iwacu kubera ari inaha, ababyeyi banjye bari bamuzi, bazi n'iwabo. Mbese nyine nkumva mama arambwira ati uriya muntu witwa Garase ndamuzi kuva kera akiri na muto. Nuko ubwo rero njye namufataga nk'umukozi w'Imana, nta bindi bibi nari muziho. Wamufataga nk'umukozi w'Imana. Muri iyi minsi hari ibintu umuntu abona bikamuyobera. Yaba ari uyu nguyu? Yego, n'uyu nguyu. Ku Isimbi TV. Imyaka ine irashize. Mwatwitaga mutabanje kubiganiraho? Oya, ntago hanyuma haciyeho igihe nongera ntwara indi nda. Ubwo abaye umwana wa kangahe? Wa kane kuri we. Ntwara indi nda iranzonga. Grace, mwatwitaga mutabanje kubiganiraho? Oya, ntago twaganiraga. Ntago twaganiraga ngo wenda ngo habeho ngo tuboneze urubyaro. Panga kuboneza urubyaro. Umugabo we ntago kwa muganga ku nshuro. Nibwo nafungutse ndavuga nti reka mbwire mama ikibazo mfite. Mbwira mama, ndamuganira rero mama, nubwo ubona ngiye kwa muganga ariko n'umugabo wankubise. Arangije arambwira ati yagukubise ntiyankubise. Njya nafunguka mbasha kumubwira ko n'inshuro zose yabonaga ndi kwa muganga byabaga byabayeho. Ubwo igice cy'inkoni cyarangiye ryari no kubaho nabi? Ugize se ngo nashoje kubaho nabi, ahubwo igice cy'inkoni. Igice cy'inkoni cyarangiye. Inkoni zishoje uzi ko nanganaga
nari muto cyane. hano yari ari ku isimbi ni mu myaka ine ishize mwese mwari mutaramumenya. njye nari Roger muzi. mu myaka ine wari umuzi. Garasi mu myaka ine wari umuzi. Nakubwiye ngo namumenye 2019. 2019 2021 ine wari umuzi. Nakubwiye ngo namumenye 2019. 2019 baravuga umugabo we Emmanuel ko yamukubitaga bikomeye cyane. Ubuhamya bw'umugabo rero urumva Garase nyine nkubwiye ukuntu muzi ari umukozi w'Imana ukorera ku rusengero rw'iwacu. Yego Karumeli. Yego. Niho muzi ariko muzi na kera afite icyumba hano hirya mu Runyinya. Mu Runyinya. Muri za 2018 19. Yego. Haruguru yo muri Mera neza. Ndamuzi pe. Uramuzi. Icyumba cyo mu Runyinya urakizi Roger? Ntago nyizi. Urumva ko madamu wawe azigarase kuruta no kunamuzi. Hanyuma iyo umuntu agiye kureba wakitegereza mwitonde murabona ko nambaye impeta. Ninzajya ngira nimuze kugira ngo urabibonye. Amura tugirira Yesu wacu. Sha nubwo ndi umugeni ndavuga pe. Ibintu by'ubugeni ndabivamo. Arabivamo. Kavuga ati mviyoye feruje kubera ikibazo Grace yateje. Hano yavuze ngo fata mwako. Mani vuyo igakubita Grace umugabo. Nawe wajya kujya kubyinangira. Nubwo ni kubona nuzuriranye ariko ndagerageza. Muri hangane musi ndi gukora kijene ndi umugeni muri uku kwa 9. Bivuze ngo rero niyo mpamvu mubona ndi kwitwara neza ndi kwikanga ko Messi yashobora guhinguka hariya agasanga nasarishije. Ariko ntwayanze. Murakoze. Hey! Satana agiye gufata kuki? Igikwe cyaje. Bizantonda ariko nzagenda. Bizantonda ariko nzagenda. Roger, aha hantu wari uhari uyu munsi? Nari mari. Wari uhari. Satani agiye gufata bizamutonda ariko azagenda ubukwe bugiye kuba mu kwa 9. Tugeze kuri Roger. Wowe madame aragira ati mwashakanye uri umukozi w'Imana by'ukuri akubona uri umukozi w'Imana udasanzwe ariko muri iyi minsi kubera Garase mwagendanaga na Garase igikundi wagendagamo cyo kwa Garase n'abandi ntabwo umudamu wawe byamunejeje. Ntabwo byize byo ntabwo byamunejeje. Ko iyo wamajije gushaka urugo hari inzira zimwe uhita wirengagiza kugira ngo ubashe kubaka. Hanyuma rero wenda izo nzira zimwe umuntu yazigendeyemo biragira ariko dushimiye Imana yabashije kumfata nkahumuka ku maso nkumva yuko nanabashije kubaka urugo. Hari inshingano zimwe ngomba kugarukamo nkubahiriza nk'umugabo kuko urumva iyo ugendera mu kigare kimeze gutyo hari abakubwira ngo senya, hari abakumvisha ko washatse umugore mubi, hari abakumvisha ngo mwicisha inzara. Donc uhura n'ibintu byinshi cyane kandi ukabona amajwi y'ibiri kuza ni benshi. Yego. Bigatuma rero wowe bigira nyine ubwo ukumva birakunize. Ukumva rero ubaye usa nyine nk'ugize Satani usa kuko iyo watandukanye n'ubwizaza bw'Imana n'abajyanama babi baba baje. N'abajyanama babi bahita baza. Ariko njyewe nshimiye Imana yahise imbatura. Donc ibi bintu iyo bidaturika by'ubukwe nta nubwo bwo nari bya Garase na Ephraim ikirere nari kumenya magazemo kuko nagira ngo utangarize ngaho nasabye aho nasabye imbabazi kandi ndumva abantu bakurikiranye ikiganiro. Yego. Baze kureba nta hantu nigeze muvuga nabi nta hantu nigeze muserereza. Diane, iki gikwe uyu munsi wari ukirimo? Abonye ko umugabo wari uyoboye
ntabwo mfite byinshi navuga kumva umuntu agiye kujya agenda yambaye intuza imbona azayibagirwa simbizi. So by'umwihariko uyu niwo muntu wa mbere mu mateka nambitse impeta kandi y'urukundo. Rero sweetheart, rero ndagukunda, I love you, je t'aime. Ntabwo iza ari je t'aime ya indi tema mara, ahubwo ni je t'aime itema ibyago byatuma nagukunda. I love you so much. By'umwihariko murabona ko Imana ibaye umugore mwiza, uyu mugore namusengeye, ariko dushimiye Imana ibigenjeje neza bikagenda neza nk'iby'agaciro gakomeye. Hanyuma rero nta kindi kintu numva narenzaho, mfite ibyishimo bidasanzwe. Impamvu mfite ibyishimo bidasanzwe ni iyi ngiyi, kubona ducuza akantu k'umugambi keza nk'aka ngaka k'ibyishimo kakagerwaho nta muntu urakavumbura amatelefone bamwe twari twanayabatse. aha amatelefone umugabo wawe yari yayapasi bari bayakuyeho. Roger uri umutekinisiye kabisa. Roger tubwira ahantu ni he? Ni Kinyinya. Amagana he? Ni Gasharu. Mu Gasharu hano hakurya. Hanyuma rero Diane, umugabo wawe wagendanye na Garase atwara umugabo w'abandi, Efuremu. Wabonye ikiganiro nagiye gukoresha umugore wa Efuremu hariya hejuru hariya. Umudamu ni umusekirite. Iriya nzu wabonye babamo yabaguye hejuru. Nyuma yaho rero umudamu agerageza gusaba amafaranga ngo mu kazi muri banki ya Gosheni, asinyirwa ku kazi waba hakora, banki muha credit 600. Noneho Efuremu aramubwira ngo naza ajye ngo nayamuha ajye kuyakoresha imodoka y'ivatiri yagendanagamo, ngo yarayipatanye ngo bazabumisha ari mu kwa 7 cyangwa mu kwa 8 gushira. Hanyuma umugabo ahita yatwara kwa Garase, abana batari y'umuceri, umugore ataguzemo igitenge, habe namba umugore n'impeta n'ubu arayambaye. Icyambabaje kuruta ibindi cyatunyengeye ni ijambo yavuze ngo so, ngo uyu niwe mugore wa mbere nambitse impeta. Kandi uriya mugore Oliva wo mu Ruhinga Bumbogo basezeranye mu murenge wa Kimironko, basezerana muri ADPR Rukurazo Kimironko, kugeza ubu nta divorce barahana. Ibyo bintu umugabo wawe wagendanye na Garase, ariko yaje yarambwiye ati ntabwo nari nzi ko Efuremu rwose atagira umugore. Ati nari nzi ko nta mugore agira, kandi Roger kora uri umuntu w'umugabo. Uri umuntu w'umugabo. Hanyuma Garase afite abana 5, asaza abandi bana 5, abana 5 b'umugore abe yabyaye ntabahahira, ariko arirwa atwara abana b'abandi mu modoka n'umugore utaravunikiye amafaranga. Umugore avunikiye amafaranga wirirwa agenza ibirenge ava Bumbogo ajya za Kimironko gukora ako kazi kugira ngo yishyure ya credit muri Gosheni Finance, aragenza igitsi. Garase arimo aragenda muri ya modoka. Dia niki wabwira abantu bagukurikiye? Murakoze. Kandi urimo umuhagarara nakubonye pe. Jewe bino bintu maze kubyumva narabikurikiranye, ariko ntago byanejeje. Yego. Nkurikije Garase ukuntu twari tumuzi, ntabwo nari nzi ko yakora ibintu nk'ibyo, ariko cyakora byatumye n'abantu benshi duhumuka tumenya, turamumenya. Yego. No mu bamumenye nanjye ndimo. Mwamumenye nawe urimo. Yego. Iyo yagendanaga n'umugabo wawe mwivuga butumwa, ntabwo wigeze barara mwivuga butumwa? Barayeyo. Umaze kubona ibi bintu bitrendinze, watekereje iki kuri Byiringiro na Garase? Baragiye mwivuga butumwa bakarara? Jewe Garase tumaze gukora ubukwe, yahise ashaka uburyo ki yakongera guhura na Byiringiro. Yego. Aramuhamagara barahura. Yego. Ambwira yuko yamusabye ko bongera gukorana umurimo w'Imana. Njye ndabyemera ati kuko n'ubundi mwari musanzwe mukorana, yambwiraga ko ari umubyeyi we, nta bindi nari nzi, numvaga ko kari ivugabutumwa. Yego. Ko nk'umuntu asanze amaze kubaka urugo nta n'icyumweru cyari cyagashije, azamufasha akazamuka amugira inama z'urugo rutwarwa, ahubwo bamaze gukubitana batangiye ivugabutumwa ntangira kubona ibintu bihindura isura. Ibyo nari niteguye kuri Garase kazamugiraho inama nkabona ukabona wapi. Gusa ndabireka, umugabo nagerageza kumubaza ati se
iri vugabutumwa ryanyu ko hari ibitagenda neza rivamo iki ese rigamije iki ko mbona ntazi ukabona ntago anyumva Grace rero ntabwo byanejeje ibi bintu byabo na mbere y'uko ibi bya Ephraim bijya hanze njyewe ntabwo nari nishimye ntabwo wari wishimye yego bihugiye kuri kamera ni ukuri ntabwo nari nishimye kuko urumva umuntu w'umubyeyi umuntu w'umugabo wubatse urugo kumwita umubyeyi nta n'ikibazo kirimo yego ariko niba umuntu ari umubyeyi wawe ntabwo yakugira inama yo gusenya urugo yego nta nubwo yakubwira ngo korera ibi umugore wawe mbese akahora akujyana mu bintu hari harimo gahunda yo kumubwira ngo mutandukane nabyo narabimenye byiringiro byabayeho ntibyabayeho ngo dutandukane na madamu ibyo nyine ni ibintu oya ntugace imbwa jya uvuga imbwa mu mazina yazo yego byarabaye ntibyabaye byarabaye rero Grace ntago yanejeje ntago yanejeje nanjye ariko ntibyanejeje narababaye ndabata umuntu ngo ni umubyeyi w'umuntu inama mugira ni mbi cyane ntayo kubaka irimo yego ubwo mbere y'uko uravuze uti mbere y'uko amenyana na Ephraim yari ari kumwe n'umugabo wawe ntibyakunejeje na mbere y'uko ibya Ephraim bijya kuhagarara ntabwo utekereza ubibonye ibya Ephraim na Grace no kuri uriya mugore wo mu Ruhinga ibumbogo ntiwatekereje ko yaragiye kumutwara kugira ngo abagire umugabo we wowe mutandukane ushingiye ko atabatahiye ubukwe kandi ari mu Rwanda banza ushingire ko yamutumije muri Zambia amwishyura pasiporo nyuma yaho atamusanzeyo agaruka mu Rwanda ahari ubukwe bubaye ntiyabutashye uyu ntiyamubwiye ko afite fiance kubera ko yarazi ibibazo bihari ambutiyaje yateza wowe ubitekereza ute umaze kubona iki aho umugabo we mukore mu biganza yarananiranye kabisa byiringiro yarananiye Grace biragaragara ko yarananiye Grace kuko Bibiliya iravuga ngo hari abagabo b'ibigoryi mu bagabo b'ibigoryi rero ntabwo umugabo yabaye ikigoryi nubwo haba harabayeho ibindi tutazi ntazi nawe utazi ariko byiringiro n'umuntu w'umugabo byirura umuntu w'umugabo ni Imana yahabaye ngiye Imana cyane urumva ngiye Grace bakimara kumuterera ivi nkibibona kubera ko sinari mbizi baranabimishe nubwo umugabo wanjye yari abirimo cyane nabyo narinzi yego byabaye ibanga ryabo kuko ntago bashaka kumenya amakuru yabo njye nashimye Imana mu mutima ati Imana ishimwe ubonye atereye ivi kuko hari ibyo nakekaga urumva bati Grace kuba bamutereye ivi wakekaga kazi ugomba kuyiterera ntuze byiringiro ari ugomba kuyiterera Grace byetewe n'ukuntu nababonaga ntabwo by'ububyeyi nabyemeraga nanjye nanze kubyemera ariko hanyuma rero nashimye Imana ati abonye umugabo wenda arandekera umugabo yego ari byo urumva ntago ari bukomeze kujya muhamagara tugende ya buri kanya nshima Imana bati Imana ishima yego rero bamuterera ivi nkomeza gusenga ati nagende hashije iminsi rero nibwo nagiye kumva numva ibya Ephraim ibyari imirabyo inkuba zirakubise noneho numva bihinduye isura ariko hagati aho njye njya mvugisha ukuri njyewe ibi bintu byabaye kuri Grace njye Imana yari yabimbwiye nagiye gusenga ahantu muri izo situation nari ndimo z'umugabo bagendana cyane mbona ari ibintu bitanejeje umukozi w'Imana twahuriye anatanze arambwira ati hari umuntu mubi ku buzima bwawe no ku rugo rwawe uri kugira inama by'umugabo wawe bivugiye kuri kamera haracyari abakozi b'Imana bavugisha ukuri arambwira ati uyu muntu Imana igiye kumushyira ku karubanda ntago akwifuriza amahoro nifuza ko mwubaka ati urebye ibintu abwira umugabo urebye ahantu ashaka kumutwara n'ibintu ashaka kumujyanamo wakumirwa arambwira ko ikimenyetso Imana igiye kumushyira ku karubanda kandi isi yose izabimenya n'umwana muto azamumenya rero ntago namenye ibyo ari byo nahise ngira ngo ni uko gutera ivi niko kwase kuzamo nyuma yabwo rero nibwo uriya Josiane yahitaga ajya kuri Zaburi nshya dutangira kumenya ibya Ephraim
yego Josiane yaje kuri zaburi nshya no kuri cana imwe yitwa Robert Press hanyuma nibwo yagaragaje ko yari yamanye na Ephraim amwizeza ko bakuzakora ubukwe amurira n'udufaranga yewe nk'umufiance kuri fiance akamubwira ati imodoka yapfuye nyohereza amafaranga naya akatwohereza utwo yabaga yakoreye imodoka yapfuye ibintu nk'ibyo amwizeza rwose na famiye ya Josiane bazi ko bazashakana nyuma rero ngo agiye kubona ko yatereye ivi Garase nibwo twese twamubonye ati umuhanuzi kazi Garase yantwariye umugabo twese tuba tubibonyeho nyuma y'iminsi 2 tuba tubonye umudamu we ntabwo yaje kuri kamera wo mu Busanza Ephraim ngo yabyaye abana 2 yavaga mu Bumbogo akagenda akabeshya umugore ngo ari kumwe arakorera mu ntara ngo imodoka yamupfireho icyumweru ibintu nk'ibyo byose hanyuma uwo mudamu wo mu Busanza we ntiyaje kuri kamera ariko ngo bafitanye abana 2 ibyo byose rero ni ibyo gushimira Imana tubibona gutyo hanyuma ni yihe nama wagira abadamu batwara abagabo babandi ni yihe nama waha abagabo basenya ingo z'abandi yego jewe inama nabaha iya mbere bikunda gukorwa n'aba bantu biyita abakozi b'Imana aba bantu mbanze mbabwire ko bari gutukisha izina ry'Imana pe babanze basenge neza bareke ibi bintu rero inama nabagira umuntu nimba yarashatse umugabo cyangwa umugore ukabuyona ukabona ko umuntu yubatse urugo wimukurura umutandukanya n'uwo bashakanye kuko ntago ari we Imana yabahujije ahubwo senga Imana iguha uwawe utubatse urumva kuko iyo ufashe abantu babana ukabatandukanya ngira ngo Imana rwose ntago yakwishimira cyane rero niba ibintu bya Grace na Ephraim ntago ari byiza ndetse n'Imana ntago ibyemera nimba afite umugore we w'isezerano nk'uko twamubonye yego umugore akaba amujyanye adashaka no kumurekura ntago mpamya neza ko biraye Imana ibyishimira nk'umuntu w'umukozi w'Imana rero nge nta nubwo nemera yuko byamugwa amahoro akomeje kumujyana yego ntabwo byamugwa amahoro